Nitwa Ndagijimana Martin, Mukankusi Jeanne ni mushiki wanjye tuvukana. Yavutse mu 1959, akaba yaravukiye Remera Rukoma, cyahoze ari komine Taba, ubu ni akarere ka Kamonyi, umurenge wa Rukoma. Amashuri abanza yigiye aho Remera Rukoma, yiga amashuri 6 abanza, akurikizaho andi ya familiare. Ntabwo byarekeye aho, n'ubundi yarakomeje ariga, yiga amashuri y'Iyobokamana imyaka 4. Imyaka 4 irangiye yayitedi, akomereza i Muhanga mu Majyepfo, naho ahiga imyaka 4 mu bigendanye na teoloji. Akazi ka mbere yakoze, yabaye umwarimukazi mu mashuri abanza, akavamo ajya kuba kontabure wa paruwasi ya EPR, itorero rya Remera Rukoma. Njye rero amaze gushaka, n'ubundi yarakomeje abona akazi, n'ahangaha akora ibijyanye n'ubusekereteri muri Apocope, ishuri ryisumbuye ryitwa Apocope. Ubu ni umurimo w'ivugabutumwa cyane, niwe yakoraga cyane ku ma YouTube, agenda ahatanga ubuhamya, avuga imibereho ya gikristo. Muri make n'uwo murimo yakoraga. Mukankusi Jeanne, icya mbere yakundaga umurimo, ikindi cya kabiri yakundaga abantu, icya gatatu yangaga akarengane. Ubwo rero ni ukuvuga ngo yaranzwe n'ubumuntu, yaranzwe no gukunda abantu kandi atarobanura abantu ku butoni, cyane ko njyewe nta nubwo mufata nka mushiki wanjye, ahubwo ni inshuti yanjye, kuko twarabanye, ari umukobwa twarabanye, tubana neza. Aho ashakiye nabwo turakomeza turabana, rero mufata nk'inshuti yanjye kandi y'amagara. Ikintu cya mbere ntazibagirwa ni uko ari we wamfashije kubaka urugo. Yagiye angira inama kenshi y'urugo, yagiye abimfasha. Ikindi ntazibagirwa ni uko agakiza afite ari we gakomokaho. Amaze gukizwa yashatse uburyo ki yabyinjizamo famiye cyangwa se umuryango we. Mu bantu yabyinjizamo nanjye ndimo, kandi numva ntazabirekura, kuko nabonye ari ubutwari. Nkavuga ngo icyanshoboza cyangwa icyampa nkazagera ikirenge mu cye, nk'uko yakundaga kwigisha abantu kandi abereka ibintu by'Imana ko ari ibyiza kandi ari byo bifite umumaro. Rero kugeza kuri iyi saha nanjye nibyo byanyubakiye, hamwe no kuba yarabinyujijemo, numvise mbese nanjye nzabikomereramo, kuko nicyo kintu namwigiyeho, ko afata icyemezo kandi cya kigabo. Nubwo ari umugore, ariko afata icyemezo cya kigabo kandi akagihagararaho, cyane ku bijyanye no kubaha Imana. Nicyo kintu namwigiyeho, ko nanjye nzajya komeza paka mvuye mu mubiri. Isomo namwigiyeho, icya mbere ni uko yakundaga abantu kandi akabagira inama. Ikindi namwigiyeho ni uko icyiciro cya buri bantu cy'ingeri, zaba abana cyangwa abantu bakuru, buri wose bamwisangagamo. Yabafataga uko bari, ariko akabisanzuraho, nabo bakamwisanzuraho. Yageramo abakuru bikaba uko, ku buryo nta mwana cyangwa nta muntu mukuru yaburiraga igisubizo aje amugana. Nitwa Nyirarukundo Alphonsine, nkaba ndi umukobwa w'umukecuru, nkaba ari njyewe mfura ye.
kwihangana. Nicyo kintu numva mu bwana bwanjye nibukira kuri mukecuru. Yagiraga ishyaka, yagiraga urukundo. Nicyo kintu numva nibuka kuri mama bwa mbere ngitangira kumenya ubwenge. Ikintu nakwigira kuri mukecuru ni gusenga. Mama yarasengaga kandi akagira kwihangana. Ndakomeza mbishimangira ko igihe twabaniye nagiye mbibona ko mama afite kwihangana kandi afite ukuntu agira imbaraga mu kintu, ukabona arashikamye, nta gucika intege afite muri we. Nitwa Rukundo Jean Claude, nkaba ndi umwana wa kabiri wa mukecuru. Ibyo umuntu aba yibuka ku mubyeyi ni byinshi, ariko muri rusange sinabura kwibuka uburyo yadutoje kubaha Imana. Ni ikintu cy'ingenzi na n'ubu ngubu tukigenderaho, cyadufashije mu buzima bwacu, ariko nanone sinakwibagirwa uburyo yagiraga umutima wo kuturwanira ishyaka muri byose. By'umwihariko ngewe ndakantu navuga mwibukiraho kandi kangire umumaro mu buzima, uburyo yamfashije kugira ngo mbashe kubona perimi. Ndibuka ko icyo kintu yakimfashijemo kubera nari nkiri mutoya. Papa umbyara ntiyabishakaga, aravuga ngo ndacyari muto mbanze niga, ariko mama akemera ku mafaranga yabonye yo guhaha, gukemuza ibindi, agashakisha udufaranga akamati genda wige imodoka. Ibyo bintu ndabikora, biza kungirira umumaro kuko na nyuma papa amaze kwitaba Imana, iyo perime nabonye muri icyo gihe yangiriye umumaro, na mukecuru wanjye mugirira umumaro. Ikintu cya mbere namwigiyeho, yadutoje gusenga no kubaha Imana. Icyo kintu tugikuriramo. Ndibuka ko no mu bwana bwanjye tubyiruka, dumwe mu bana babanye nawe cyane mu nzira yo gusenga. Ndibuka ko ari naho yajyaga ajya kuvuga ubutumwa tukajyana, njye nkaririmba. Ni ibintu rero nagiye mwigiraho byamfashije kandi na n'ubu ngubu nkigenderaho. Nitwa Olivier Ngendahayo, nkaba ndi umwana wa gatatu wa mukecuru Mukankusi Jeanne. Ni byinshi navuga kuko Mukankusi Jeanne yabaye umubyeyi wacu kuva kera, urumva niwe watureze, ni mama wacu. Ariko muri aka kanya icyo navuga nibuka cyane ni uburyo yadutozaga inzira y'agakiza. Wabonaga ari cyo kintu ashyize imbere twese nk'abana be, akadutoza iyo nzira y'agakiza. Ku bw'iryo shyaka rimwe na rimwe ndibuka ko yashyiragaho ibihembo ku mwana uzitwara neza, akavuga ngo mu gihe cy'icyumweru umwana uzabasha kwitwara neza akirinda ibyaha hari igihembo runaka yamuteganyirije. Isomo rikomeye nibuka ntashobora kuzibagirwa kuri mukecuru namukuyeho, ni isomo ryo gukunda Imana ndetse no kuyubaha, kuko nabonye ari byo bintu byari bimurimo, natwe nk'abana asize tugomba kuzakurikiza mu gihe cyacu cy'ubuzima bwacu. Nitwa Urukundo Judith, ndi umwana wa kane mu bana ba mukecuru. Ikintu nibuka kuri mukecuru ni uko yabaye umubyeyi, twabyirutse adutoza gusenga, gukunda Imana. Mu buzima bwe yabayeho ari umuntu wifuza ko abana be baba intangarugero muri karitsiye dutuyemo, mu bandi bana dusengana. Yahoraga ashaka ko duhora turi indashyikirwa. Icyo kintu mwibuka. Isomo namukuyeho ni isomo ryo gusenga, kubaha Imana, kwita ku by'Imana, nkabigira ibyanjye igihe cyose, ndetse nkabana neza n'abantu bose, urukundo, kwita ku bantu bose, ujangana, imbabazi ndetse n'impuhwe nyinshi. Nitwa Uwimana Nadine, ndi umwana wa mukecuru, ndi umwana wa gatanu. Ikintu nibuka kuri mukecuru mu bwana bwanjye, yanyigishije gusenga,
anyigisha kwihana ku buryo ibyo bintu numva ari ibintu ntakwibagirwa, kuko yanyigisha uburyo ki umuntu yatura, ukatura uhereye hasi, atwigisha no gufata ibyo utahawe, wenda ari nk'utundi tuntu tw'abana ufashe ko ari icyaha. Ku buryo rero ntabwo nakwibagirwa uburyo ki yanyigishije ko ikintu cyose ntahawe ntemerewe ko ari icyaha. Rero namwigiyeho kwihana, mwigiraho gusenga. Ni ibyo bintu numva mwibukira mu bwana bwanjye. Amazina yanjye nitwa Gusenga Didier, ndi umwana wa 6 wa mukecuru. Mukecuru ikintu mwibukiraho, mwibuka uburyo twakuze ari umuntu udutoza gusenga no kubaha Imana. Nk'urugero, kuko ni umuntu ajya kuduha imikoro y'uburyo, nk'urugero twasoma Bibiliya akatubwira nk'ijambo ryanditse muri Bibiliya tukarishakisha, ariko mu by'ukuri urumva ko warishakishaga ari icyo nawe urimo kugenda ukuramo. Isomo namwigiyeho mu buzima, mbere na mbere ikiza imbere mu buzima bw'icyo yashyiraga imbere ni Imana. Yari isomo rya mbere namwigiyeho ni ugukunda Imana, irya kabiri ni ugukunda umuryango, irya gatatu harimo gukunda abakugannye, kwakirana urugwiro abaje bagusanga, by'umwihariko abababaye. Nitwa Abayisenga Diane, ndi umwana wa mukecuru wa 7. Ikintu mwibukaho ni ukuntu yatwigishije gusoma ijambo ry'Imana. Ako kantu kangumyemo ku buryo na n'ubu ngubu njya numva nkibyibuka cyangwa se narabisigaranye. Ako kantu ukuntu yabigenzaga, najyaga duha nk'ikizami cyangwa se nk'umukoro, yarangiza akatubwira nk'umurongo, akatubwira uko uwo murongo witwa, ubundi yarangiza akatubwira ati umuntu uzawubona nzamuhemba, akabikora mu buryo bwo kudushyiriraho ibihembo. Icyo gihe byatumaga tugira kuraje. Ndibuka ko nanjye hari igihe byigeze bimbaho, hari umurongo yaduhayemo ikizami, ndawushakisha cyane kugira ngo ndebe ko bya bihembo mbibona, ariko urumva ko byahise binanyobora mu buryo bwo gusoma ijambo ry'Imana kandi kuvugwa kugera na n'uyu munsi. Ibyo ngibyo numva bimfasha. Isomo namwigiyeho ni ukubaha Imana. Ikindi namwigiyeho ni ukubana neza n'abantu. Amazina yanjye ni Pacifique Imana ishimwe, ndi umwana wa Mukankusi Jeanne, ndi umwana wa 9. Ni uburyo yatwitagaho. Hari akantu kigeze kuba kera nkiri umwana, icyo gihe yaranyashye, ariko ku ruhande rwanjye nabifashe nk'aho amemukiye, ariko maze kwegera hejuru nibwo nagiye mbibona neza. Nakundaga umupira cyane, nkunda kujya mu mupira, hano ko haba harimo ingeri zigiye zitandukanye, abana beza n'abandi bakora ibibi, ariko naje kumbwira ko nkwiriye kuza mu murimo w'Imana nkacuranga. Rero niko natangiye kugenda niga gucuranga, rimwe na rimwe agenda duhugura twigisha ijambo ry'Imana, nibyo byamesheje no guhita mba n'umuririmbyi. N'ubundi ndagaruka kuri ako kantu nari maze kuvuga k'urukundo, guca bugufi, ntagire kurobanura, haba ari umwana haba ari umuntu mukuru, bose akabafata kimwe, akabaha agaciro. Nitwa Uwiringiyimana David, ndi umwana wa 10 wa mukecuru. Ikintu nibuka kuri mukecuru mu bwana bwanjye ni ukuntu yakundaga kudutoza gusenga, akatwereka inzira dukwiye kunyuramo
nk'uko bibiliya ibivuga ko utoza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Amazina yanjye nitwa Kwizera Moise, nkaba ndi bucura bwa mukecuru. Ikintu yakundaga kunkorera cyane ni ukumbwira cyangwa se kuntoza kwishakira imana yanjye itari iye, itari kuvuga ngo imana y'ababyeyi, ariko imana yanjye nyine nzagiye inyobora. Nitwa Ngironsanga Samuel, ndi umwana mukecuru yareze. Isomo namwigiyeho ni ukugira ubumuntu kandi ukagira umuntu wese neza utitaye uko ameze, dore ko nanjye yanyakiriye ntawe mpagaze. Nitwa Niyoneze Jacqueline, mukecuru yari masenge wanjye. Isomo namwigiyeho ni ukwihangana. Nitwa Promesa Kayezu, mukecuru yari mama wacu. Icyo namwigiyeho gikomeye cyane ni ukugirana ibanga n'Imana bucece bwawe, ukagirana connection yawe n'Imana, kandi bitavuze ngo byagiye ku karubanda cyangwa byageze gute, kuba maso ukaba umwanya wawe. Nitwa Ibyishaka Redemuta, nkaba ndi umwisengereza wa mukecuru, nkaba ndi n'umwana warereweyo. Ikintu n'umubyeyi namwigiyeho ni ugutoza abana inzira nziza yo gukura basenga Imana, bubaha Imana kandi bakayumvira. Ikindi yadutoje ni ukubaha abantu bakuru cyangwa kubaha umuntu wese, yaba ari uwo kuruta cyangwa wowe uruta. Niyo mpamvu rero numva ariyo, nicyo kintu nyine numva nanjye yantoje ngomba gutoza n'abazankomoka. Amazina yanjye ni Niyonzima Jean Marie, mukecuru yari masenge wanjye. Isomo rikomeye numva namwigiyeho cyangwa se nzigisha n'abandi ni ugukundisha nanjye abazankomokaho gusenga nk'uko yabitwigishije, kuko iyo atabawe ntabwo natwe twari bube tugishikamye dukomeye gutya. Amazina yanjye nitwa Izabaye Giovanisi, mukecuru yari masenge. Isomo namwigiyeho ni ukumenya kubana n'abantu, neza, amahoro. Irindi somo namwigiyeho ni kubaha Imana no kuyitinya, nyine no gukorera Imana nta buryarya cyangwa kumenya guhamya nyine icyo uri cyo. Nitwa Ndatimana Ange, mukecuru yari masenge. Isomo namwigiyeho ni ugusenga, kubaha Imana ndetse no kumenya kuganira n'Imana bucece nyine hagati yanjye nayo. Nitwa Rutazarira Silveriye, mukecuru yari mabukwe. Ikintu yanyigishije cyangwa namwigiyeho ni uko igihe cyose mfite icyo nemera kandi mpamya ko ari ukuri, nta muntu watuma nkihindura. Amazina yanjye nitwa Nzabana Innocent, abandi umukwe wa mukecuru. Kubaha Imana no kugenda nicishe bugufi imbere y'Imana. Nitwa Mujawayezu Makire, mukecuru witabye Imana yari mabukwe, ubwo ndi umukazana we. Hari ikintu mwibukiraho kandi nzakomeza kumwibukiraho nanjye kizamfasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Yagiraga courage. Kubona umukecuru ku myaka ye ubasha gufata gitara akaririmba ni ibintu bitangaje, umuntu wese byamutera emotion, ariko ni ikintu nzakomeza kumwibukiraho kandi numva ko nanjye nzakomeza kugira courage mu buzima bwanjye. Nitwa Zigama Jean Leonard, nkaba ndi umukwe wa kabiri mu bakwe ba mukecuru. Isomo namwigiyeho ni byinshi cyane, ariko iby'ingenzi ni ukubaha Imana, guca bugufi, kwakira no kumvira Imana. Nitwa Pascaline Byakweri, mukecuru ari mabukwe. Ikintu nigiye kuri mukecuru namwigiyeho kubaha Imana, mwigiraho kwihangana, mwigiraho guca bugufi, mwigiraho n'urukundo.
Amazina yanjye nitwa Masabo Dominique. Mukankusi Jeanne yari muramu wanjye, umudamu wanjye ni murumuna we. Yari afite urukundo, icyo nicyo kintu cya mbere. Yakundaga abantu, agakunda Imana, kandi natwe akatwigisha gukundana, dukunda n'Imana. Icyo nicyo kintu namwe bukiraho. Nitwa Mukamunyana Anonsiyata. Mama Rufonsina ni muramukazi wanjye, avindimwe n'umugabo wanjye. Yakundaga gusenga, yagiraga urukundo, mbese byinshi twamwibukiraho ni byinshi: urukundo, gusenga, kubaha Imana, gutinya Imana. Icyo kintu yakundaga kutubwira ati mujye mutinya Imana, muyubahe. Mbese tubaga hafi, ashaka kutwigisha inzira y'Imana nyayo, atari pirata, atari kwishushanya. Yakundaga Imana, agatinya Imana, yashaka kubitwigisha bikatubamo, kandi natwe tukabigenderaho. Byaradufashaga kubaha Imana no kuyitinya. Nitwa Nyirabagiye Fereziya. Mukankusi Jeanne ni mukuru wanjye, mu bana 10, ni umwana wa 5, ngiye nkaba umwana wa nyuma wa 10 ku babyeyi bacu bombi, papa na mama. Ibyo nibuka cyane ukuntu yarazi kubanira abantu neza, ku buryo rwose uyu munsi hari umuryango mwinshi cyane umwiyitirira, ukavuga ko ari umubyeyi wabo kandi atarababyaye, ari bakuru nabo benda kungana, bamwita umubyeyi wabo. Impamvu babikora ni uko bamwiyumvishemo bitewe n'uko abafata. Rero twese ari abana, ari abavandimwe, ari n'inshuti, abakuru n'abato. Yari afite ukuntu umwe wese amuha urukundo rwe, akumva ko arumuhaye ku rugero rukwiriye, umuntu wese akarwibonamo. Na nyuma aho tugenda tuganirira, umuntu wese yumvaga ko ari we inshuti cyane, inshuti ye cyane. N'undi mwaganira akavuga ati ngiye wari inshuti ye cyane. Ku buryo icyo kintu ni ikintu numva kinsigiye isomo ryo kugumya gukomeza kubanira abantu neza, nkamenya ko hari umuntu wese mu rwego rwe. Icyo kintu rero numva cyane cyane, nubwo namwigiyeho byinshi, ariko icyo ngicyo numva kinsumba ibindi kuri njyewe. Nitwa Nyirabagande Marita. Mukankusi Jeanne ni murumuna wanjye, akaba yari umwana wa 4 ku babyeyi bacu. Mu mabyiruka ye yari akana gacamutse, gakunda abantu, gakunda kuganira abantu bose ukabona bakunze. Arangije kwiga yakoze kuri Antoriye, yadodaga imyenda. Ageze aho abona akazi ko kuba ku ntabure kuri paruwase, ku rusengero mbese twasengeragaho eperi. Nitwa Mukankusi Dansira, ndi umuvandimwe wa Mukankusi Jeanne. Ni ugukunda Imana, mbese ni urukundo yagiraga rutarobanura ku butoni, agakunda Imana n'abantu, akayumvira mu buryo butangaje, akizera n'ishyaka ryinshi ry'umurimo w'Imana. Nitwa Mukarutamu Tereza, ni umuvandimwe wa Mukankusi Jeanne. Isomo nigiye kuri we cyane cyane urukundo rutagira ikintu rwubatseho, cyangwa atavuga ngo uturutse aha uyaturutse aha. Ikintu urukundo nabonye nakimwigiraho cyane, yagiraga urukundo rudatoranya ku butoni. Mana Data wa twese, turagushimiye cyane ko duhaye uyu mwanya ni umwanya w'igiciro, mbese kuko tuwongerewe kugira ngo tubashe kongera guhamya iby'imbaraga zawe. Reka rero dukwinginge, ubanze utweze, udutunganye, kandi unyemerere ubwami bw'Imana bwurukire kubana natwe, udufashe mbese ugira urugendo n'ibyawe kubisobanura. Nta muhanga bigira uretse Umwuka Wera.
niyo mpamvu tukwinjize ngo umwuka wera dufashe mbese abantu bazongere bumve ko hariho gukomera kwawe. Murakoze Imana, turagushimiye cyane ko bishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu.